Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ndabakunda inshuti zanjye, mukomeje gukurikira iki kiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Rero ndabashimira inkunga yanyu. Hari bamwe barimo kunganiriza bavuga ngo ni byiza, ngo dukomereze aho ngaho. Rero nawe wumva byaba byarashimishije, ni byiza kugira ngo nibura kumvugisha cyangwa ukagira ikimenyetso ukora, wakora subscribe kugira ngo n'ibindi byose bijye bikugeraho, cyangwa nanone no kuba wampamagara tukavugana nabyo ni byiza. Nishimira kuba nabasha kubana namwe mu buryo bwose Umwami Imana kiduhaye igihe, kandi nifuza kugira ngo ngufashe mu rugendo rwawe rwa gikristo umunsi ku munsi, kugira ngo izina ry'Umwami Imana yacu rihabwe icyubahiro. Rero twari nyuma yo kwiga, yo kureba ibintu 9 byimira Imana gukora. Twongeyeho tugeze ku cyiciro cyo kureba amarembo 7 n'imico 21 umukristo nyakuri ayanyuranamo mu nzira yo kuguma mu mbaraga z'Imana, mu rugendo rwo gukorera Imana, mu rugendo rwo kubaho Umwami Imana mwishimiye. Ubushize rero twari turimo kureba irembo rya mbere, ariyo twarebye imimerere y'ubuzima bw'umukristo nyakuri. Imimerere y'ubuzima bw'umukristo nyakuri twabonye kuko aba ameze nk'umusirikare, aba ameze nk'urushanwa mu mikino, kandi aba ameze nk'umuhinzi mu mico ye. Uyu munsi rero tugiye kugera ku irembo rya kabiri, ariryo bita imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana. Ese umukristo nyakuri imbere y'Imana yifata ate? Rero reka turebe twihuse. Imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana iratangaje. Yifata nk'aho ari wenyine, yifata nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma y'umunsi, isaha ya 11:00, nk'uko Yesu yaje kuvuga ko ukuntu yohereje abakozi mu ruzabibu rwe. Rero njyewe nawe turi abakozi bo ku isaha ya nyuma. Hari ababanje, ariko twebwe nitwe ba nyuma, kandi na nyuma yacu hari igihe hazaboneka abandi ba nyuma. Rero reka wumve ko kuri wo ku isaha ya nyuma ukora ibyo ugomba gukora butarira, kuko akanya gatoya kagiye kugera. Icya gatatu, yifata nk'uzapfa ejo. Ntago yumva afite garanti y'igihe kirambye cyane, kuko isaha ku isaha yakumva impanda. Isaha kandi nanone ni ukuvuga ngo yakumva impanda Yesu Kristo akaza, kandi Yesu Kristo igihe atinze kuza, n'urupfu narwo ntago ruzabura kuza. Narwo rero ejo ushobora gupfa. Upfuye waba usize iki musozi? Sinzi umuririmbyi wigeze kubivuga ngo ese waba usize uruki musozi? Rero reka twihute. Ibi nibyo bimufasha guhagarara, akarwana umuhenerezo nta gusubira inyuma, akirinda amatiku, ubunebwe n'urugomo, akirinda n'ikigare. Reka rero turebe noneho duhereye kuri kimwe kimwe. Turasoma duhereye, tugiye kureba icya mbere. Yumva nk'umukozi, umukristo nyakuri imbere y'Imana. Imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana, icya mbere yumva nk'aho ari wenyine, nta wundi aba afite asigana nawe mu bimure mu nshingano ze. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 19 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Agezeyo yinjira mu buvumo, agumayo, abugumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati, Eliya we, urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Nyiringabo, kuko Abayisiraheli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubuzima bwanjye ngo banyice. Iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka mucaho ameze nk'umuyaga mwinshi wa serwakira. Umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari muri uwo muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cyinshi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari muri uwo muriro.
hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituze. Haleluya! Umwami Imana ntabwo atwaza abantu igitugu, nta bikabyo nka bya bindi byo mu madayimoni cyangwa byo mu bapfumu n'abandi bose. Haza ituze. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi rirahamusanga riramubaza riti, Eliya we, urakora iki hano? Arasubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubuzima bwanjye ngo banyice. Reka dusome mu Baroma ibice 11 ku murongo wa 4. Mbese Imana yamusubije iki? Yaramusubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Haleluya! Nubwo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, Eliya yibonaga ari wenyine mu murimo w'Imana. Tugomba gukora nk'aho nta wundi uhari, dusigana. Tugomba kwitanga. Iyo niyo myitwarire y'umukristo nyakuri. Yiyumvaga ari wenyine, ahagarara mu mwanya we, yumva ko ntawe afite wo kuhamubera cyangwa wo kumuha imbaraga. Koko ari wenyine, ariko ntiyatawe. Hari uwo bari kumwe uruta byose. Yesu aravuga ati, kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize njyenyine, kuko nkora ibyo ashima. Tubibona muri Yohana 8:29. Umukristo nyakuri yiyumvamo ko ashinzwe umurimo w'Imana. Ntakorera ku jisho, gushimwa no kurebwa n'abantu, ahubwo ni Imana. Ntakorera kunezeza abantu, ahubwo anezeza Imana. Agaragaza imbaraga no kumaramaza mu byo akora byose kubw'umurimo w'Imana. Reka dusome no mu Befeso ibice byaho 6 ku murongo wa 7. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima, mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Reka turebe amagambo yo kuzirikana yuko ugomba kwiyumva nk'uri wenyine. Turasome muri Matayo ibice 14 ku murongo wa 23. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Yesu yagiraga igihe nawe cyo kuba wenyine. Reka twongere dusome Luka ibice 9 ku murongo wa 18 no 36. Nuko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe. Arababaza ati, mbese abantu bagira ngo ndinde? Iryo jwi ricecetse babona Yesu ari wenyine. Barabizigama, ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Rero nshuti yanjye, mu murimo w'Imana wahamagaye wenyine, no mu kuvuka wavutse uri wenyine, no mu byo ukora uri wenyine. Rero nta mpamvu yo gusigana, nta mpamvu yo kurebera ku jisho cyangwa yo kureba n'abandi. Reka turebe no ku kindi cya kabiri, imyitwarire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana. Icya kabiri nanone, yagaragara nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma y'umunsi ya 11:00. Reka dusome muri Matayo ibice 20 umurongo wa 6 n'uwa 7. Isaha zibaye 11, arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati, ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati, kuko ntawe waduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe nimujye mu ruzabibu rwanjye. Ni iby'ingenzi kumenya ibihe turimo. Bibiliya iravuga iti, reka dusome mu Baroma 13:11. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Iki ni cyo gihe cyo kumenya ko hasigaye amasaha make imbere yacu ngo bwire. Nyamara mu murimo w'Imana haracyari byinshi byo gukora. Umukristo nyakuri numenya ko twakererewe dukurikije umurimo w'Imana uturi imbere. Dore uko Yesu avuga, Yohana 9 ku murongo wa 4. Mwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mu by'ukuri bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Bityo ducunguze uburyo umwete dusohoza umurimo w'Imana.
reka turiho amagambo yo kuzirikana igihe wiyumva nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma. Yohana igice cya 4 umurongo wa 34 no kugeza ku 35, Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi n'isarura rigasohora, dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Reka twongere turebe Yohana ibice 12 umurongo wa 35. Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo mubutabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Abefeso ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Reka twihuse, ndabona igihe kirimo kwihuta. Turebe nanone imyitwarire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana ku gice cya 3 aho hagaragara nk'uzapfa ejo. Tusome muri Timoteyo, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 6. Kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Intumwa za Yesu zari zihishuriwe yuko urupfu ruri hafi, rutari kure yabo. Petero ahugura avuga muri Petero wa 2 ibice cya mbere ku murongo wa 12 kugeza ku 15, yaravuze ngo, nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyo ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Umuntu wese yamenyeshejwe ko urupfu rwegereje agerageza gukora no gutunganya huti ibyo atatunganyije, akorana ishyaka ridasanzwe, akusanya imbaraga ze za nyuma kugira ngo asohoze ibyo atakoze mu gihe cyashize. Dore igitekerezo cy'umukristo nyakuri mu murimo w'Imana, akora nk'uzapfa ejo. Reka turi amagambo yo kuzirikana naho kuri iki cyo gukora nk'uzapfa ejo. Abakorinto ba mbere ibice 9 ku murongo 27, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye nabona ko ntemewe. Yohana ibice 12 umurongo wa 23 kugeza ku 26. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ngo ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kaguye hasi, kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine. Ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi, ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo bw'iteka. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Haleluya. Reka turebe rero ibibazo nakwibariza kuri ino ngingo, kuri irembo rya 2, imyifatire y'umukristo nyakuri. Icya mbere, ameze nk'uzapfa ejo. Icya kabiri, ni nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma. Icya gatatu, nanone ni nk'uzapfa ejo, ni nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma. Ni nkaho ari wenyine. Eliya uko abona ko asigaye wenyine, hariho abahanuzi batari bagapfukamira Bayali bangahe? Baraba 7,000. Rero mu myitozo twafata, uzasome mu Baroma, mu Bakorinto ba mbere ibice 9 umurongo 27, Yohana ibice 12 umurongo wa 35, Matayo ibice 14 ku murongo 23. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Reka turekera ahangaha kuri iri rembo rya 2. Rero ndabashishikariza kugira ngo mukurusheho kuba abakristo nyakuri, mugira imyitwarire myiza imbere y'Imana, kandi Imana ikomeze kubishimira. Umwami Imana abaha umugisha, abahazi ibyiza bye, abaha umunezero, abaha igikundiro mu byo mukora byose mu miryango yanyu, abaha ishya n'ihirwe. Umwami Imana ahabwa icyubahiro. Telefone ni 078 7 099. Murakoze cyane, ndabakunda. Kandi utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo igihe dushyizeho ikiganiro ujye uhita wumva